What's up my people? Uburyo mvuze what's up my people, ngiye no kubigisha kuri WhatsApp nibyo bintunguye. Muri ino video ngiye kubona kwigisha mu minota 10 byinshi cyane wamenya kuri WhatsApp, ibintu by'ingenzi cyane by'akataraboneka. Ahubwo ikibazo nibaza, minota 10 ndaba mbirangije ra? Minota 10. Ariko uko byamera kose, video nigeze iminota 10 ntarabirangiza. Mpita gikupira aho ngaho ubwo nyine ibyo nzaba nabigishije nibyo. Ahubwo igisekeje no buryo ndimo namara n'iminota, navuze ngo ni iminota 10. Okay, reka ze dutangire. Kose. Atangira gutya ra. Sinundumva hari ikintu ndimo ndabura. Okay, nakibutse. Na amazi. Nawe nushaka kunywa amazi kuko iyo video irarenze. Ntabwo ibintu wabimenya utaranywa amazi, banza unywa amazi ze duhite dukomeza. Ndabikora vuba vuba kuko ni umuvuduko udasanzwe polisi iratwandikiye. Now I'm okay. Reka nzere mfite dutangira kugira ngo ya minota 10 duhangane nayo itaza kugera ntacyo turabasha kuba twamenye. Reka duhere ku kantu ka mbere. Ese worozi ko buriya kuri WhatsApp ushobora kuba watuma umuntu usoma message ntabimenye? Ibi bintu benshi cyane ntabwo mubizi nyine. Ushobora kuba watuma rwose umuntu usoma message ntayibone. Ibi kajyana cyane na status. Birashoboka cyane ko ushobora kureba stat yawe nawe ntuyibone. Gusa nanone ikibi cyiza ahangaha nuko nyine nawe yishyizeho stat ntabwo ureba abayibonye icyo kintu. Nawe ntabwo ureba abayibonye. Ariko reka nkwereke uburyo bigenza. Ibi ngibi bikora guhidinga abantu bamenye ko wabonye message yabo. Ikindi kintu ni ikintu bita status, ntibarebe ko wabonye stat. Mbega aho uragenda ukibera prive pe, hagira umuntu umenya byinshi byawe. Reka ze bikwereke. Yuje kuri WhatsApp yawe hanyuma ukajya muri setting, wamara kujya muri setting ukaza hano privacy, wamara kuza privacy ukaza hano read receipt ukayifunga. Ubu gutya nta uri bubone ko namurebeye message, nta nuri buzibone ko narebye stat yiwe. Ubu gutya birarangiye. Ariko nyine nimbaza uburyo pome zihenda mu Rwanda naho tuzihinga, ariko ningiye mu cyaro ntabwo izi bazihingaga. Okay, reka ze turebe rero tips ya kabiri. Tip ya kabiri ni uburyo ushobora kuba wakandika message mu buryo bwiza, iri body, iri itariki. Urabona nyine ziriya nyuguti ziba ziri kuri WhatsApp, ukaba wazihindura nyine tu. Urumva nyine ugiye kwandikira umuntu message, ko wamaka message kagaragara neza, karyoheye amaso, kanditse neza. Nibyo tugiye kuba twareba, nabyo ntabwo biri buze kuba byatinda. Subscribing ndaguhiye pome, subscribing ubyandike muri comment. Ekaze nabyo tubirebe. Iyo uje ku muntu ugiye kwandikira hanyuma ugatangiza akanyenyeri mbere y'uko wandike wenda Oliver ni urugero, ugashyiraho akanyenyeri n'ubundi urangije. Dore urabona neza ko iri zina ritari ba body. Reka nkwereke, reka ngende nkoresha amazina yabyo kugira ngo utaza kugucanga, kagira body. Hanyuma ugashyiraho akanyenyeri n'ubundi urabona neza ko rise riba body. Hanyuma uje hano ugashyiraho underscore na akantu kameze utya akangaka. Hanyuma ugahita ushyiraho bita biba italic, kambyite italic. Hanyuma ugashyiraho n'ubundi aka underscore nk'ako washyizeho itiba italic. Hanyuma hano noneho iyo ushizeho akantu kera tukiga bakitaga ngo nakarongo kaburungushuye, akangaka kaburungushuye. Hanyuma hahita hajyaho ikintu bita aga strike, cyangwa se hahita hajyamo akantu kameze nk'aho ara akantu nyine karimo hagati kameze nkaho ijambo nyine riricishwa mu murongo. Akangireho strike, hanyuma dushyireho ka karongo kacu kaburungushuye. Uri kubibona, urabona neza ko nyine bohereje bita bigenda gutya. Hari ikijambo mu mazi imisi mwumva ngo sad generation, ngo abana nyine ngo barakaye, ngo babarakare. None abana bavutse guhera muri 2 kuzamura. Ndibaza sad generation nishe uburyo yagenze. Bivuze neza ko twe twavutse inyuma ya 2. Turi saddest no generation dagari. Ubwo nimba sad generation ari 2 gusa byabimeze bite? Nibisaze. Reka ze twirebere tips ya gatatu. Ikintu cya gatatu rero tugiye ko twarebera hamwe. Uzubona iyo wanditse muri groupe y'abantu nyine benshi, hari uburyo utangamo idea. None watangamo idea cyane yari y'amafaranga uzitegereza. Hanyuma abantu bakagenda bakakurya sini pe, bakabona ka message ntibagasome, cyangwa se bakakabona ntibagusubize. Ngiye kukwereka uburyo nyine wanditse muri groupe ushobora kureba
abantu babonye message yawe yose muri group. Ibi nabyo WhatsApp irabigira, ariko abantu bagaceceka rwose, especially noneho ari inkunga bavuga ngo nanone ishobora kuba wabireba kwa kundi utanga nyine akariste, bamwereka nkora akariste wenda mujye mwiyandikaho mushyiraho amafaranga kugira ngo bizagende neza. Umva umuntu hakurya sina akabibona neza ko akariste karimo ariko ntiyandike. Ibyo nibyo rero tugiye kuba twarebera hamwe, hanyuma bite dukomeza. Okay, noneho reka tujye muri groupe ya Creators Rwanda mbere ku buryo bareba message abayirebye nyine wayohereze muri groupe. Baje ko murimo murayivamo byagenze bite? Umva bashaka kujoininga arata na pininzemo akantu muri comment section, wanayijoininga noneho tugahimana nawe barimo barayivamo ngo bakayibanda nabande nabaye ntazi amumbabaza. Ariko hanyuma nurangiza urahita uza hano ukande kuri message urindirize, numara kurindiriza urahita uza hano kuri info. Nuza hano kuri info bahita bakwereka abantu bose barebye message read by. Aba bose bari basomye message do ni benshi, abari benshi urabona neza ko bose bahita babakwereka nyine. Nta nubwo ari byo gusa, hari n'ibindi bindi bakwereka, kaze ndebe ko mbibona. Bakwereka nyine abantu babaye notified ko iyo message yahageze, ariko ngira urabona neza ko babayirebye rwose, bose barayireba. Umuntu wese ubonye message ya Creators Rwanda ahita ayireba. Ndakeka rero urabona ko abayisomye bose aba bose bayisomye bayibonye, abari muri group yanjye yose abayibonye. Ariko impamvu bagenda no kwi group yanjye ntabwo bajya baganiriramo buri reka babona auto notification gusa. Okay, reka nze turebere hamwe nakandi. Ariko ukiga wabonaga uburyo abantu banywaga agakoma ku ishuri babaga ari abana baba muri korari. Kenshi cyane rwose umuntu wanywaga igikoma yabaga ari umwana uba muri korari. Nkibaza igikoma twakizizaga iki ko? Hari ibintu binshaka kabisa nkabiburira igisobanuro. Pito nanjye yansuye akakantama, ariko numva nari nagakumbuye. Igikoma cyo gifite ubushyuhe budasanzwe, naho ubwiza ukuri ko ushobora kuba wakinywa rimwe kabiri gatatu, ubushyuhe waba ufite wabukizwa ni sinzi Imana yabugukiza. Ushobora gusenga icyumweru ubushyuhe bw'iki gikoma butarashira, ko nanjye reka nkweho rimwe mfite mbabwira kandi ariko okay, akandi kantu rero tugiye kuba twaganira. Buriya hari uburyo WhatsApp ugenda ugastokaho ibintu cyangwa se bakohereza ama message, nyuma ayo ma message akaza kuba menshi kuri telefone yawe. Ayo ma message rero iyo abaye menshi kuri telefone yawe arya umwanya wa telefone, cyangwa se bitabari n'ibyo ngibyo. Hari abantu baba bafite nimba nabyita business nimba ari iki, ariko nyine akunda guhemuka cyangwa se akunda kudasubiza ama message. Ese uruzi ko ushobora kuba wasettinga telefone yawe ku buryo nyuma y'iminsi 7 cyangwa se nyuma y'ukwezi cyangwa se nyuma y'iminsi 90 message zose zigenda. Kuko hari abantu barakaye bajya kugira ngo yongere kukwandikira akabanza kareba niba message yakwandikiye warazisubije, ariko iyo washyizeho ko ziri buze ko bazagenda icyo gihe zitazigenda. Ariko pay attention, witonde kuri aka kantu. Nsome ndumva amagambo y'abanyu menshi. Ziriya message ushobora kuzishyira muri telefone yawe, hanyuma ugasanga bakohereje document y'ingenzi cyangwa se bashakohereje akandi kantu k'ingenzi nako karagiye. Bivuze neza ko ibi bintu witonde, nimba hari utudocument ushaka kubika cyangwa se uri nk'umucuruzi hari udufayiro bakohereza ariko ugashaka gukomeza kutubika, urabizi neza ko hari abakiriya teza ingaru byahatari. Teza ingaru nanjye ari igenya nteza ingaru wampaye ikintu kitari cyiza. Byitonde, imbwe ntabwo bikureba nimba WhatsApp ari y'ubucuruzi uyireke. Ndavuga babandi nyine bagira utunyanga two kudasubiza message, base abandi basanga bafite udutelefone dutoyi. Okay, reka nze mbite mbibereka. Ashana kunza kagakoma nimba sinzi kabisa nimba nari buze kuba babagabo banywa igikoma. Buriya rero kugira ngo message zawe zigere igihe nyine zizajye zibura, uhita uzano muri privacy. Iyo uje muri privacy uhita uzano kuri default message timer. I default message timer itivuga ngo start new chat with disappearing message set to gahita ukandaho hano. Ubu dushyize hano amasaha 24, umunsi wazajya urangira za message zose
babandi bose mwavuganye zihita zigenda. Iminsi 7 nayo nuko nguko, iminsi 7 nyine icyumweru cyashira message zigeta zigendera nyine mwandikiranye. Hanyuma iminsi 90 birumvikana nta mezi buriya 2 n'iminsi ngahe. Hari abantu batazi buriya mezi ugasanga iminsi 90 ngo na amezi 3, kandi hari igihe ukwezi kugira iminsi 30, hari igihe kugira iminsi 31. Ndakeka ko ntabwo iminsi 30 yaba ukwezi, ntabwo yaba amezi 3 icyarimwe, ntabwo bibaho. Yange bikunda hari ukwezi kugira iminsi 31, kundi 30. Ndabizi ko ubara buri ukwezi uhereye tuvuge wenda nimba turi ku itariki 31, ejo hazaba ari 30, ejo mundi 31, gutyo. Bivuze neza ko hano abari amezi 2 n'iminsi hafi 29 cyangwa 28 bitewe. Okay, ahangaha nyine nyuma y'iminsi nyuma y'amezi 2 n'iminsi 28 message zirabura. Iyo kanze hano off rero ubu bifunze byose, ntabwo message zawe zabura n'ubwo iyo minsi yashira. Ariko uribuka kera uburyo umuntu iyo yashakaga cyangwa se umuntu yakuraga nyine ageze mu myaka 24, 20, mbega urengeje 21, 22, uburyo nyine icyo gihe buri muntu wese yatangiraga kukubaza yaho uzashaka ryari, ku buryo ntawarenzaga 25 cyangwa 25 nyine wabaga warengereye bya hatari. Noneho ku muhungu we yari 25 minimum, uko bugasanga 22, 21, mbega n'icyo gihe bashakiraga. Ariko icyo gihe wabigezaga yabaga ari inkorokoro, wasangaga mbega nyine ndavuga nyine irepfo mu cyaro, wasangaga wenda iwanyu mufite ukuntu mumeze nyine barakurinze warize. Ariko abandi bana nyine tu batize guhera kuri za 17 kuzamura kugera wenda kuri 20 n'ingahe, wasangaga barabateye amada bya hatari. None cyabaga gisekeje cya danje n'uburyo n'abamama bakuze babyaye baba bafite nyine abana nabo babateraga amada, n'abana babateye amada, byabaga ari ibisazi. Okay, reka ze nkubwire akandi kantu gakurikiyeho. Ese wari uzi ko buriya wamaze kwandika message yagiye nyine iminota 15 itarashira, ubu ufite uburyo bwo kuba wahindura ya message cyangwa se wayeditinga, ukayeditinga nyine uburyo ubishaka, ariko bigakorwa mbere y'iminota 10 n'ingahe 15. Ngiye kuba nabikwerekana none, kwerekana uburyo bayeditinga, hanyuma uhite nanone ubimenya. Ariko nanone hari WhatsApp, usanga umuntu afite WhatsApp ariko atajya ya-updatinga kabisa. Ntago ajya ya-updatinga. Rero biribuze ko byagusaba kubanza kuya-updatinga. Ikindi kintu nabonye cy'ingenzi nanibaza, buriya ziriya Bibiliya, aya application ya Bibiliya ndakeka mujya muyabona mu matelefone nyine, buriya ariya Bibiliya iyo bakubwiye ngo ya-updatinge, ukaya-updatinga none nejo bundi ugasanga wenda buri kwezi baraya-updatinga. Nimuzasanga n'ijambo ry'Imana barya-updatinze barihinduye mutabizi. Umva ni umuntu mukristo cyane ujye wibikira Bibiliya, ibya internet ni ibisazi. Reka nabyo mbikwereka. Biriya bintu nakubwiye rero byo kweditinga message, reka wenda nkwereke tweditinga nk'iyi message yanditseho bold, twandike Oliver Legra. Uraza ugakandaho ukarindiriza kuri ya message, hanyuma ukaza hano kuri edit, hanyuma ukaza hano kuri bold ukandikamo wenda izina ryanjye Oliver Legra. Ugahita ukanda view, ushaka nashyiraho wenda n'akantu kagatima. Urahita ubona neza ko message yahindutse. Ariko niwitegereza hano munsi haba hariho akantu kanditse ngo edited. Iyo umuntu yitegereje yaribandi nawe azi kureba ahita abibona, kuko bahita babishyiraho ko iyo message yagize ite yamaze kuba yaba edited cyangwa se nyine wayihinduye. Buriya ujya ubona kuntu guhaga ari ibintu bibi, uzitegereze iyo uhaze bitugira ibitotsi kumva kuryama, hasi ukumva nyine ntago ugifite courage nk'iza mbere tu. Hano kubera iki? Arano nigeze gukora internship nkiga kaminuza, babara abahinde, none abahinde buriya na amabandi. Abahinde uburyo bameze baratubeshyaga ngo baratugaburira saa sita, ariko nakubwiza ukuri saa sita bazanaga ibyo biryo nyine warabiryaga ukumva inzara irashize, ariko ukumva karacyarimo ariko nta bidanje. Ariko nyine wumva mu nda nta kirimo cyangwa se nta bidanje, ariko ukumva ko umeze neza udashonje, utari nyine bya biryo bidatuma wayura. Umva tugakora dufite courage. Rero kumva uburyo nahaze kubera aka gastafu, ariko nshaka umva nkubwire uhora uhaga. Niyo mpamvu bavuga ngo abantu banini mu most of time ntabwo Anjeceke ngari umuntu munini nkurikiye ngo rimwe na rimwe ngo abara abanebwe, kamwumvise bavuga ntago ari byo.
ariko nyine guhaga cyane ndumva atari sawa, ntabwo wakora wahaze, kuko aka kantu ka nyuma ngiye kukubwira mbaga ntagakora kubera ikintu mbaga mpazi byahatari, ariko kizigije n'uburyo gashizemo byose binarangiye. Sha bikomeje akazi kapfa. Okay, ikintu cya nyuma rero, ese wari uzi ko buriya ushobora gushyira voice mail kuri WhatsApp status? Urumva kuri WhatsApp status hari ukuntu ushobora kuba nyine urabona neza ko bashyiraho amafoto, rero hari uburyo ushobora gushyiraho voice mail hanyuma ukayiregulatinga neza. Abantu benshi ntabwo bazi uburyo bashyiraho iyo voice mail, ariko birashoboka ko wayishyiraho. Ngiye ko nabikwereka, rero tibagirwa kumfollow kuri Creators Rwanda, kandi I hope ko biri bugende neza. Noneho rero iyo ugiye kuba washyira voice mail kuri status ya telefone yawe, uburyo bigenda, urahita uza kuri status ya telefone yawe ukandeho hano kuri status nyine aho ama status yarebera, ukanda akantu k'agapeni cyangwa se k'agakaramu kameze nk'ari edit, hano ukandeho. Nimara gukanda barahita bakuzanira ikibuga nyine gisa gutya. Urabona hano hejuru ahangaha ukanzeho gutya batangira kweditinga amabara nyine bitewe n'ibyo ukoresha. Giye buriya nkunda black, iri bara niryo nkunda gukoresha. Abantu munkurikirana barabizi neza cyane ko ntajya mbeshya. Hanyuma iyo umaze kugera ahangaha nta kindi kintu uhita ukora, uhita ukanda hano kwa akantu akangaka ka microphone akangaka ukanzeho. Iyo ukanzeho gahita karikodinga. Iyo ugakanzeho hano ahangaha gahita gatangira nyine kakarikodinga nkuko urimo urabibona hano. Kohereza hano, unohereje ahita ijya kuri status ahangaha. Okay, na dusoreje video yacu, ndakeka iminota ishobora kuba yarenze cyangwa se igihari, ariko bye.